yanjye ashobora kuba turi ubwa mbere yumvise. Yeah. So harashize igihe dupanga ko twazahuza right now tukaganira gutya tukaganiriza abakunzi b'ikiganiro abakunzi ba Fine FM muri rusange ariko nemera ko burya abantu barapanga nyagatse nawe kanza burya maybe cyari cyo gihe cyanyacyo of course. Yeah, so ku bantu rero bakumvise for the first time kuri Fine FM ndagira ngo noneho babwire wanyawe Derek. Okay. Yeah, so Derek, usi imyaka yivuge yeah, okay. Mbere ndagushimiye cyane ko mu ikaze hano mu kiganiro cyawe. Hanyuma nitwa Derek, nkaba nkora filme mu buryo bwa directing. Yeah, ndumva ari ibyo ngibyo sindi nkabona nazandika. Nandika kabisa. Ukabona zandika. Yeah, nandika feeling nazikora. Yeah, ariko kuzikina byo byarananiye byatse. Kandi ukereka umuntu ko agomba gukina. Cyane. Bakanabona abahanga cyane ahubwo bakabikora cyane. Ni wa mutoza utoza football ariko ndazi gufunga ba. Cyane. Kandi we yakubwira Theo ugiye kubikora ugasanga biguyemo. Ugasanga bikoze neza. Cyane. Umufani utigeze kuba tuganira mu minsi yatambutse cyangwa se mu mezi yatambutse Godwin. Yego. Natungwe no kubona ari video director. Yego. Music video director of course ndetse na movie ariko noneho akayitegurira donc arayiyandikira akayidirectinga akanayikinamo kwibaza se kuki ibintu byose biza guhurira ku muntu umwe yakoze ikosa bimenya gute. So mbona ko ku rundi ruhande aba director b'ama movies bafite akazi kenshi kandi no mwuga navuga ko wenda utoroshye hari ukuntu mwebwe muri inyuma ya kamera ho gatoya ariko mu by'ukuri twebwe tukabona nyine ibyo mwatuzaniye ariko ugasanga sometimes ntabwo aba director tubaha ka gaciro mukwiye kuba mwagahawe nk'abantu baba mukorera ibintu byanyu nyuma y'amariro n'ibindi nk'ibyo ariko ugasanga turi guha big shout out ku bakinnyi kanaka nkunda ku character ziwe ariko ntumenye ko iyo character abagize uruhare uri inyuma iyo ngiyo. Wenda naguciye mu ijambo gato. Buriya abantu benshi babazi cyane bano bakina bano b'abakteri ariko buriya umuntu ukora akazi gakomeye cyane akazi kenshi cyane kadasanzwe ni director ndetse na team muri rusange. Mu minsi ishize araho nigeze kujya numva bari gutera story ku mukinnyi nakoresheje muri filme yanjye. Bana nibaza gute bamuzi nice hanga bakabatavuga nice ariko ngira ngo muri Afrika hari kuko iburayi usanga abantu benshi cyane bita kuri directing cyane abantu nyine bari mu movies bashaka kumenya ninde wakoze iyi movie ko tubona ari nziza so ariko muri Afrika ngira ngo si mu Rwanda gusa nago ibintu bya directing cyane bara biha agaciro cyane. Uvuze ikintu cyo ngicyo Patrick mitanibuka kuntu tujya tureba filme twabona ko kugirangira byabyandiko bigenda bizamuka tukata duswitching kugira hazemo indi part. Noneho Derek abivuze neza hanze bita kuri nuza kuri team hanze we tubatikanda pause bakareba byandiko harya director ni kanaka babona ari nziza bagahita no flowing kubera ko abantu bo hanze mbona abantu bo muri Europe cyane mbona bakunda kwita ku bintu byabo cyane kabisa. Kimwe ugiye gutangira filimi ubwo tubona ngo Hollywood present ni ugiye kurya ubundi ubishyize ndakabije cyane kubyo kurya ariko nyine tuba concentre kabisa true ubwo za wana movie tuba concentre bati ngiyi ntago ari fake nibyo cyane kabisa. Man anyway hanyuma rero utubwiye ko ukora cinema of course nagira ngo none tubwire cinema ukora tuzi ko cinema zirimo ibyiciro bigiye bitandukanye ni cinema zimeze gute muri rusange. Ngiye nkora filime z'urukundo cyane ariko zirimo na message nyine ishobora kuba iri mu rukundo rwinshi ariko irimo n'ubutumwa nyine bundi wenda nk'urugero ushaka gufata ukavuga message nshaka gutanga ndashaka ko hazamo abantu bakundana bibonemo n'abantu bari mu buzima bugoye nabo bibonemo. Urumva ngiye muri make byose ndabihuza kugira ngo nyine abantu bose bisange kuko narebye gukora izi movies z'urukundo cyane
mbona okay nego nibyo abantu bazireba ariko hari abantu buriya umuntu abyuka ari muri mood itandukanye ashobora kubyuka ari muri mood mbi ariko yayireba yabonamo akantu kamureba cyangwa se yabonamo ibintu biri gukinirwamo bimeze nk'ibyo ari gucamo akabona wakuyikurikira ariko muri rusange ngiye ngura movie z'urukundo ubundi nizo abantu banzimo cyane nizo nkunda gukora cyane ariko narabihinduye nyine sigaye mbivanga byose nkashiramo urukundo nkanashyiramo kuko nk'ubu ngubu mfite iyo bita agahinda kanjye irimo ibintu byinshi irimo urukundo irimo abantu bari guca mu buzima bugoye byose birimo cyane neza cyane kabisa niyo mpamvu n'abantu basigaye babikunda cyane ariko abantu basigaye babikunda cyane njyewe ndamutse ngiye guha igikombe abanyarwanda muri sinema ikintu bita umunyarwanda ku kintu bita romance cyane filimi za drama nanjye ndaziharaye muri iyi minsi basigaye bakora movie nyine ziri interesting noneho ziba ziri ku buzima ziri mu rukundo zirimo akagambane zirimo ibintu byinshi cyane ku buryo buri situation yose y'ubuzima waba ukize waba ukennye waba ushonje waba uhaze buri wese yibonamo kandi akaba interested nayo abanyarwanda bazi gukina romance byatari kuko ngo wenda usanga nk'abantu hari nk'abantu kuko ni ikibazo dufite muri sinema yacu cyane abantu bakora ibintu bimwe batajya bahindura noneho ibintu bimwe bakabikora no bakaniganana nimba nakoze filime y'urukundo undi nawe ushaka kuza muri sinema nawe n'ibyo azakora gutyo nta mwihariko ari bubuzanemo ibyo rero bigatuma abanyarwanda za sinema zacu bataziha agaciro cyane wanamubwira uti se filime zo mu Rwanda ujya uzireba ngo inyarwanda sibyo nazireba naguciye mu ijambo turebye ku mubare munini w'abanyarwanda abanyarwanda benshi ntabwo bakunda kureba zino filimi z'inyarwanda cyane rwose abenshi cyane kuko nanjye kuzireba vuba pe nimubeshye hari agafilimi narebye mu minsi yashize mbona ni keza byatari karimo na message bayita ishyano ry'ubuzima ya bapatino yego urabona harimo message none nkawe n'ubundi ukora muri sinema ikibazo ubona bipfira ataragisubiza yego reka kugarukeho Patrick ntabwo wazirebaga niki cyatumye none uzireba uyu munsi njyewe impamvu yatuma gutazireba njyewe urumva njye nk'impamvu yanjye niba nabyita nk'ikigare nko kugendera mu kigare kuko niba mu bantu barenga nk'icumi tuba turi kumwe nta n'umwe uzireba urumva rero nanjye nta kintu cyankurura kuzireba yego ariko kubera ko uriya patino namuforowingaga ugeze kuyishyiraho mbona agatrailer konyine gusa k'umumama k'ibintu by'abasore b'igihe byo kujya mu bintu by'abakecuru ngo aribo bafite amafaranga byabashuga mami mbona nyine interested byatari noneho ako gatrailer wibaze ko kasohotse mbere y'ibyumweru bibiri ariko buri munsi nkaba narakomezaga ndeba ko kitaje tumajya no kumusubscribinga kuri YouTube kugira ngo nayisora nzahita mbona iki notification bishatse kuvuga ngo promotion how was you promoting nibyo byagukuriye kugira ngo ujye uti nago wibeshye noneho twese twandika akantu ruhande ka promotion reka twumve deri ni ikihe kibazo cyari gihari umugani gituma abantu bataziyumva yego oya n'ubu kigihari yego n'ubu kiracyahari cyane ikibazo gihari ubu ngubu tuvugana abantu bose bo muri sinema barakizi kandi uko bigaragara mu gihe batahindura cyangwa se tutahindura uburyo tubikoramo ntabwo gitegeye cyangwa se ntabwo gifite gukemuka vuba ikibazo gihari ni abantu batinvestinga muri sinema nyarwanda abashoramari uyu munsi umuntu arazana movie akavuga ati kuko abantu benshi babyinjiramo bashaka guhita bakira cyangwa se bashaka guhita babikuramo inyungu ako kanya kandi ntabwo byakunze muri industry ikiri navuga ngo itaragira ku rwego ruremereye cyane ntabwo byakunda ko ushobora kuza ngo winjire mu bintu uhita uvuga ngo urashaka gukuramo inyungu ntabwo ibyo bintu bibaho so ikibazo gihari rero umuntu arazana movie uyu munsi none akavuga ati si movie nazanye ko batayikunda cyane kandi amafaranga ndi gushyiramo ari menshi cyane ndagarura gute cyangwa se ndiyagaruza gute amafaranga ndi gushyiramo ugasanga ntago nyine yakiriye uburyo abantu batari gukunda ibintu bye cyangwa se ntago yakiriye igihombo ari kugira
noneho ibyo rero urumva ko biterwa cyane no kutagira abashoramari muri sinema nyine kuko hari umusore umushoramari yaza akavuga ati ndashaka gukora filime ze gutya ngenda gushyira amafaranga ngana gutya noneho iyo filime aba ari ukomeza gukora pana kuza gukora episode 5 uhita uyihagarika ukomeza ukore ibyo ngibyo rero nibyo bituma uyu munsi none umuntu ajya kuri channel akareba movie ejo ibajya kuri episode ya 5 bagahita bayihagarika agahita avuga si ibintu byo mu Rwanda biba bidafite gahunda izi movie zabo ziba zidafite gahunda ibi n'ibiki nicyo kibazo gihari uyu munsi none kuba nyine abanyarwanda batabikunda cyane kuko babaha ibintu nyine birahunga urumva nk'umuntu wenda uzanye akavuga ati mfite movie imeze neza akazana episode 5 6 kugeza ku 10 ariko agahita ahagarika kandi abantu batangiye kwikunda icyo gihe wa munyarwanda wari usanzwe ikurikira aravuga ati ibi bintu rero ndabona nazi nyine ntago ari ibintu bisobanutse cyangwa se biri ku murongo reka mpita mbivamo akagirebera izo hanze kuko nizo ziba zifite gahunda cyane niko abanyarwanda benshi babibona cyane ahanini kutazirangiza ni investment urumva nyine azana amafaranga afite make akayashyiramo akavuga ati kuko ahubwo reka njye inama abantu nimba ugiye kuza muri movie wiza witezemo inyungu mbere na mbere wowe ngwino kubera ko ubikunda iby'inyungu bibishize ku ruhande kuko nuza witezemo inyungu mubwije ukuri nta kintu na kimwe uzakura musibye guhita uvuga uti ndabona ibintu nta kintu kiri mu gato bivamo no n'ayandi washyizemo nayo ugasanga urayahombye urumva so ikintu cya mbere n'ubushobozi bukibura muri sinema yacu buracyabura cyane niyo mpamvu ubona nyine ntago na 30% iri yagira wenda nkuko ubona ziriya movie za Nigeria zimeze za Tanzania zimeze za Kenya n'ahandi na za South Africa urumva nimba nta 30% rero turageraho birasaba nyine ko tugira abafatanya ibikorwa baza gushora mu bintu byacu kuko dufite impano hano hanze abana bafite impano bakina bafite impano muri make tubonye abo bafatanya ibikorwa baza gushoramo byagenda neza cyane kurushaho kuko erega n'uwo munyarwanda uzakunda ibintu byawe mbere na mbere azabanza rebe ese movie yayimeze gute ukuntu isa ukuntu igaragara agira iyi niyo asanzwe uboneyo hanze so namara kubona rero wenda yawe nigaragara neza wenda bitewe n'ubushobozi bwawe ukuntu bungana so aho ngaho azavuga izi movie zo mu Rwanda kabisa usanga nyine baziciye amazi cyane tikira aho ngaho uvuze ku bijyanye na sinema ama episode atarangira n'ibindi nk'ibyo hari sinema cyangwa se hari movie wagarutseho yitwa Agahinda kanjye narebye nsanga ifite ibice 3 kandi maze amezi 2 nta kindi gice kirasohoka gusa aho tuyikurikiranira cyangwa se kuri kino tuyikurikiraniraho ntabwo ari yonyine ihari mwakizeho n'izindi ikibazo cyabaye ikihe ubwo nanone sinahita mvuga ati mwebwe n'uburi nyirabayazana mutuma abo bantu babaha icyo cyizere kita kirangira before yuko cyakabaye kirangira ikibazo cyabaye cyane nyine n'ubundi kuri ibyo nakubwiraga bya power kuko team dukorana barice baravuga ubwo ndavuga bakuru kuri njyewe ndavuga bakuru ubwo ni nk'abakuru banjye muri make mu bijyanye kuko nibo bashora cyane barice baravuga bati rero uko tubibona n'ibyo dushaka gutanga cyane ntabwo ubu ngubu ubushobozi bari kano kandi ntabwo bwahita bubikora nk'uko tubishaka baravuga bati rero icyiza reka tube duhagarika gatoya tubanze twiorganize hanyuma tuzahe abanyarwanda ibintu byiza kandi tudahagarara nuko nkuko byagenze cyo kibazo cyabayemo kuba nyine ikindi gice ubu ngubu kitaraza ubwo nuvuga ngo abantu bayikunze tubabwire ko bakomeza ibice bizagenda bisa n'ubu ngubu ubu tuvugana mvuye muri shoot ubu tuvugana mvuye muri shoot turi gushutinga byibuze ngo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 byose biba byamaze kujya hanze still y'Agahinda kanjye byiza cyane kabisa bifata umwanya ungana gute kugira ngo at wenda nka episode nk'eshatu zibashe kuba zaboneka bishobora gufata ubwo aho bya bitewe n'abakinnyi ukoreshwa bameze n'ibikoresho n'imbubonera ku gihe iyo ukorana n'abantu ba professional cyane bari serious cyane byibuze nk'ukwezi kumwe ziba zarangiye zose kabisa zose ubwo ndavuga ku mudirector w'umuhanga ku bakameramani b'abahanga ku muntu ufite nyine amafaranga ari gushoramo byihuse atavuga ngo reka negereze ngo ibiki n'ibiki aho ngaho byibuze n'ukwezi kumwe ziba zarangiye kuko urumva ubushutinga buri munsi nta kandi kazi ukora usibye gushutinga gusa buri munsi kandi ubwo amasaha mwihaye niyo masaha mukoreraho nimba ari ugura mu gitondo kugeza saa 9 z'ijoro ubwo nibyo ngibyo kabisa nk'ukwezi ziba zimaze kujya hanze ziba zarangiye mukana uploadinga byose
neza cyane kabisa. Hanyuma uduhaye ishusho y'ikibazo ahanini gihari n'ibindi nk'ibyo. Reka tujyane noneho n'imbogamizi nk'aba director mukunda guhura nazo cyane muri Uganda n'izihe kugira tunumva ati wa mugani b'abantu n'izi mbogamizi shaka ziba affecting mu cyangwa se ubundi government yakabizirebaho kugira ngo biborohereze kuba accessinga ibi n'ibindi. Imbogamizi za mbere kuko buriya hano mu Rwanda aba directors benshi amamuvi ntabwo barayabo cyane izo projet ntabwo ziba ari izabo. Icyo nicyo cya mbere. Wenda njye navuga kuri side y'abantu bafite muvi zabo cyangwa se bakora ibintu byabo badafite indi sponsorship yo ku ruhande. Imbogamizi za mbere kuri sinema muri directing, ikintu cya mbere n'ubushobozi ubundi yewe n'ibyo mbona nicyo kibazo gihari gikomeye. Kuko urareba ugasanga rwose ubu tuvugana wenda abantu umuntu wavuga ngo usa nkaho we ubwe yamaze kubikora kandi wenda ntabwo birazi neza 100%, ariko wenda hari ibyo amaze gukora kandi ubona ko agifite gahunda. Watanga n'urugero ku bandi wenda nka Gracie Papa Sava n'itegeko. Uriya mugabo urebye uburyo yatangiye na yindi sponsorship afite naki, ariko ubu ngubu akaba akomeje n'ubundi gukora cya kintu kimwe. Ubona ko nyine ntabwo bose bameze kuriya, ni nka 2 cyangwa 3% bameze kuriya, bagira uwo mutima umeze gutyo, bagira ubwo bushobozi bumeze gutyo, nubwo wenda usanga atari bwinshi cyane. So icyo ngiye nasaba leta rero cyangwa se abantu bo muri ministeri harya se y'umuco ngira ngo iri muri imyidagaduro ngira ngo icyo ngiye nasaba nuko bakwita urugaga rwa sinema nyarwanda urwo ntabwo rugikora usibye no kuba ruhari. Ngewe nakubeshye ngira ngo mu minsi ishize nubwo nabuze ngana n'abandi bagabo barimo ngo bita makanika sinzi nimba muzi mu pension so nawe bita wamenya. Turavuga tuti se kuki kuko ngiye barambazaga bati se urugaga rwa sinema ujya urwumva cyangwa ujya urubona, nkavuga ati reka nabo bakambwira bati ntabwo natwe turuzi. Urumva nimba ruhari ku izina gusa rurahari, ariko mu bikorwa ntabwo ruhari. Njyewe nakubeshye tuvuganye ngo sinzi n'umuntu uruyobora ukuntu ameze, ntabwo muzi. Urumva ikibazo ubwo rugaga ruramutse ruhari ibyo byose byakunda, kuko ngubu federation en fait wenda nka federation ya football mu Rwanda amakipe yose ibibazo niyo bicishamo, ariko urumva twebwe kuba nta ruhari nese ibibazo byacu twabishyira nawe, usibye nyine gusaba mu nzego zo hejuru tukavuga tuti mwadufashije gutya nimba ibintu biri sire mukanarushyira urwo rugaga, mukanafata wenda n'abantu baba muri sinema cyangwa se abana babayemo kuva na kera, mukabazana bakaba bamwe mu bayobozi bacu byakunda. Ariko ubu ngubu urugaga rwa sinema mu Rwanda ntabwo ruhari, kuko impamvu uvuga gutyo wenda nuko njye ntabwo nzi n'umuntu waba uruyobora nawe nzi. Urumva na bamwe mu bantu bakora filime mu Rwanda nabo tuganira kandi bamaze iminsi myinshi bakubwira ko nabo nabyo bazi. Ubwo ukibaza ngo nimba nta ruhari ikintu gikurikiyeho ni ikintu gutabaza nyine hejuru muri ministeri. Nicyo twe twakora kuko nyine niho twasabira. Wowe narwuzi kandi twebwe na bamwe mu bantu kandi twebwe nka audience twe tuzi ko rugize ute ko ruhari. Ariko ntarwo nyine uko njye mbizi ntarwo. Ubundi wari ubivuze bya ministeri. Yego urumva niwe ngene rimereye ndakubwira atari kwa rurugaga rwa sinema. Yego urumva ko muri audience hanze bazi ko ruhari, nanjye nzi ko ruhari, bazi ko ruhari rwose, ariko ntarwo baza niba ruhari bamenya akabataruzi yewe cyangwa se ruhari ku izina gusa nyine. Yego ku izina rurahari, ndabizi rwose kubyumva gutyo ndabyumva, ariko impamvu ngiye mvuga ko ntarwo nzi nuko sinzana rukorera umuntu waburukoramo simuzi. Niyo mpamvu ngiye umunsi rero mubwira ko ntarwo nyine ntarwo kuri ngewe. Ubona mu by'ukuri rubaye ruhari ruri active hari icyo rwakabaye rubafasha cyangwa nuko rudahari nta rubaye ruhari hari icyo rwadufasha, kubera ko mu minsi ishize nahoze mbona minister utuma twishima Budara avuga ko hari abahanzi bagiye kujya ngo bahabwa miliyoni ngo gukora umuziki y'inguzanyo ariko idafite ingwate. muri ya nama yabaye ejo bundi
natwe rero ruramutse ruhari twasaba twavuga tuti mudusabire natwe muri sinema baduhe amafaranga dukore projet zacu tujye za Dubai tujye zahe hose tujye gukora amaprojet agaragara kugira ngo n'abantu nyine bazayakunde ariko nyine afite n'ukuntu ameze rero nimba urwo rugaga nta ruhari birasaba ko twigira muri ministeri nabo bashobora kuba batazi ko ibintu bya sinema ari ibintu bikunzwe cyane mu Rwanda bashobora kuba batazi ko nyine bikunzwe urumva so ubwo rero aho ngaho nyine birasaba ko tugira umuntu utuvugira washyizweho n'ubundi niyo ministeri kuko n'ubundi aramutse agiyeho n'ubundi niho yava niho bamushyiraho cyangwa se bagatumiza n'abantu basanzwe baba muri sinema cyane bakavuga bati wenda papa sava tukote n'abandi bantu nk'abo ngabo basanzwe bayisanzwemo bakavuga bati ahangaha turakuramo umuntu ugira gute uza kuyobora bagenzi be aho ngo byaba ari byiza cyane so ariko kuva ngero rwose sinema yacu niyo mpamvu ngiyewe nubwo nyikoramo ariko mvuga ko urugendo rwo kugira ngo izagere ahantu igera hadasanzwe nk'aho umuziki ugeze kuko umuziki ugeze ahantu kure ugereranyije n'aho wari uri mu myaka 20 ishize ariko nimba uyu munsi wa none sinema yacu tudafite n'abo bayobozi bacu batuyobora banda dutangira nyine ibyo bibazo hejuru mu nzego nkuru biragoye ko yagira ahantu igera hadasanzwe. Urakoze cyane tukiri aho ngaho hari ukuntu ubona wenda reka njye ku baturanyi bacu baba Tanzania hari zimwe muri awareness zajyaga zibaho hakaza abakinnyi b'abasitari mu gihugu cya Tanzania bakaza mu Rwanda hakabaho ibiganiro n'abakinnyi n'abadirectors b'amafilime mu Rwanda n'ibintu nk'ibyo ukabona hari ikintu kiri supportive maybe ku rundi ruhande kugira ngo bapushinge sinema nyarwanda kuri step imwe ijya ku yindi step hari ikintu waruvuze cyo kuvuga uti umuziki nyarwanda wasize intambwe kure cyane kuri sinema nyarwanda ni ikibazo kize ko no mu gihugu cya Tanzania hariya aho byabaye ngombwa ko sinema nyarwanda iterura umuziki w'abatanzania kugira ngo byose bibalance ariko uyu munsi umuziki wa Tanzania wasize yasinema ubwo urubango hari kwa kundi umuhanzi yakoreshaga victory wenda w'umusitari mu ndirimbo ye akaza bigatuma ya ndirimbo irebwa nawe bitewe nuko wa musitari ukina filime yatinze muri uwo muziki bakagenda bazamurana muri ubwo buryo hakabaho n'izo couple zigira zikreatingwa turamuzi cyane Harmonize dating na Jacqueline Wolper n'abandi bagiye batandukanye ugasanga nyine hari ukuntu bagenda baconnectinga izo mpande zombi kugira ngo uruhande rumwe ruzamure urundi no munsi mu Rwanda ntago tubibona usanga nubwo harimo ababikora still ni kagatwiko k'iminsi mikeya zikahita birangira ntitubabone wenda bagize ku buryo kiba ba strong mu buryo mu cyangwa se ubundi so nk'umu director utugaragaje imbogamizi n'ibindi nk'ibyo niki ubona cyakabaye gikorwa noneho ku rundi ruhande kugira ngo noneho gifashe iyi industry yanyu ya sinema nyarwanda tuyibone noneho iri tubona filime nyinshi iri interested kuri buri muntu abanyarwanda kwa tuzikunde nkuko nuze yabivugaga tuziyumvemo kuko tuzajya kuzana award hanze ari uko babanje no kuresimu iwabo bihagaze sigura aho kugira ngo tujye kuzikoreshereza iriya hari zo tubona zikoresherezwa iriya bakazana team iturutse bakaza gushutinga mu Rwanda bagatwara amawadi hanze iriya ariko mu by'ukuri ugasanga participation y'aba director banyabo mu Rwanda ntago tuyibona mu buryo bufatika ikindi kandi filime nyarwanda nabanye n'ahandi ahantu zicururizwa cyane kuri YouTube cyane kuri YouTube ku macaro niyo mpamvu nkubwira ko tukiri hasi cyane gusa ngewe ariko niyo YouTube tuzo nayo tuyiyumve nayo tuyifate base ariko ngewe nubwo wenda bigaragara twigereranyije n'abandi turi hasi ariko turebye locally hano iwacu ngiye mbona hari aho tumaze kugera nkurikije nk'ukuntu ngiye nabyirutse ba papa sava bakina
nkurikije nyine kera icyo gihe banzovu twakundaga guhura barimo baracuruza bari gucuruza amasede twakundaga guhura mu icyo gihe cya kera ku buryo umuntu yikoraga igihangano akaba ari nawe ukicururiza agikora amasede nge nibwo icyo gihe nari ndi gukura ugereranyije rero nuko ubaka akanya bimeze ukareba production yaba video yaba ku kijyanye n'amajwi yaba ku kijyanye no kurebwa ku icyo gihe umuntu warebaga ntuza umuntu warebaga sinema nyarwanda umuntu wabaga ufite televiziyo wabaga ufite televiziyo iwabo reka YouTube icyo wabakura he reka ntago byakundaga ariko kurubaka kandi ushobora no kuba wiyicariye muri biro utari iwawe filime ukaba wayikurikira rero icyo nashaka kuvuga reka twe kwibanda ko hakiri urugendo ariko nanone dushime ahubwo tunashime ku ntambwe wenda tumaze no gutera kiramana aka kanya aricara akakubwira ati jyewe bitunze umuryango wanjye ndafasha nkagira ute iyi niyo business yanjye sibyo Clapton akakubwira ati njyewe iriya business nashinze y'ibijyanye n'ibyo kurya nashatse kuvuga nayikuye muri sinema aka kanya Nyax aka kanya murabizi nawe yafunguye restaurant yiwe ni mu myaka 5 sibyo mu myaka 5 gusa ko Nyax yaje oya itanira irengaho gato ariko n'itanu ko yaje na 19 sibyo ubwo rero ni ikintu kikwereka yuko cya kintu utacitse intege nkuko wabivuze utaje ngo itumva ko ayo washoye mugiye guhita yabona ntucike intege ikintu cyagutunga wenda nubwo twigereranyije no ku bindi bihugu tugifite urundi rugendo ariko hari ibyo tumaze kugera wenda naguciye mu ijambo gato reka mbanze musubizo gato cyane iyo tugiye kuvuga ngo ibintu byateye imbere ntabwo tuvuga ibya hano ku byateye imbere hano mu Rwanda no kuko kuri kuvuga wenda ukuntu wenda mu visa kira zabaga zisa ugeneje wenda n'amashusho yazo zabaga zisa nabi ariko wibuke ko igihugu cyari kikiri hasi kikiri kuzamuka ubu ngubu cyarakeye cyane sibyo habaye n'igihugu cyabaye cyiza cyane filime nazo zabaye nziza cyane icyo twe tureba ntabwo ari ukuvuga ngo ziri hano ngo twateye imbere gusa oya twe turashaka kuko hano iwanyu yizwe iwanyu uko niko bizarangira ubu ngubu turi kuvuga ngo filime ngo mu Rwanda zateye imbere ngo kubera ukuntu zisa ariko no myaka 10 iri imbere niko tuzaba tukibivuga niba nta kintu cyakozwe icyo twe dushaka nuko zakambuka imipaka zikajya no hanze y'igihugu ntabwo dushaka kuvuga ngo Clement ngo avuga ngo yashinze restaurant cyangwa iki byose ibyo dushaka kuvuga twe turashaka kuvuga ko yego nibyo warayishinze ariko kugira ngo ikintu wenda uvuge ko wabaye muri legend wacyo nuko ari ahantu wagikuye n'ahantu wakigejeje urumva si imyaka ukimazemo ahantu wagikuye n'ahantu wakigejeje we okay so rigato kumuvuga wowe Clement uri kuvuga we musumwaje ngo sinema nyarwanda ko wayinjiyemo ari abanyarwanda gusa bayireba ubu tuvugana nindi ireba umunyamahanga usibye abanyarwanda n'ubundi nubakireba sibyo nubakireba cya kuko wenda ikintu kimwe mu vizacu no kuzikinwa mu Kinyarwanda gusa sibyo kandi ushaka zirahari ko ntabwo zikunda guhabwa umwanya cyane hano mu Rwanda okay se nka movie mu Cyongereza wenda ushaka kuvuga ngo yabaye popularity cyane ikarebwa cyane ni hano mu Rwanda bita backstage ariko harimo n'Ikinyarwanda kandi njya amakuru mfite ko hanze hose uri kurebwa muri Europe so tuvugana bayireba icyo twashaka si ukuvuga ngo umuntu ngo araje ngo imyaka 5 ngo amaze gushinga ibingibi cyangwa amaze gukora iki ngiki oya wowe imyaka 5 umaze mu kintu wagikuyeho kigesheje icyo twe dushaka kureba mu gihe rero icyo ndi kuvuga nawe ku cyuma yerimo ndavuga twigereranyije no hanze ku bihugu byo hanze twarasigaye ariko nanone twebwe turebye ubwacu aho twari turi naho tugeze twateye imbere binaguye icyizere cy'uko mu yindi myaka we n'ibikuza imbere naho hanze tuzaba twahageze sibyo icyizere se niba aka kanya umuntu w'umukinnyi wa filime ashobora kuzuza miliyoni y'aba subscribers kuri YouTube ni ishema nyine wowe kubera ko ubirimo kuko njyewe kubera ko uri mu iyo sinema ubona ubwo nyine niko kazi
akenshi no niyo uri kudirectinga ntabwo wibanda kuzo hanze uko zidirectinga ukavuga ati kari akantu mwira filime y'Inyamerika nabonyemo ntazanye gutya kandi sibyo wowe nibyo wibanda wowe rero nyine uri kumva ko tugomba nyine natwe kuba nkabo sibyo tugomba gukora cyane kugira ngo tujye kuri level yabo ku buryo n'umuntu uri mu Busuwisi uzamubaza filime runaka y'u Rwanda akaba yayibwira nibyo pe ndimo ndanabyo ariko nta icyo ndi kuvuga ni ugereranyije sinema ya 2014 ni yaka kandi twateye ibyo uvuze ntabwo ndi kukopoza yari inyunga nanjye yego nanjye ntabwo navuze ko wenda n'ahantu biragira navuze icyo ngiye navugaga si uko byagarukira ahangaha gusa ngiye icyo nshaka iyo ngiye kureba ko ibintu byateye imbere sindeba ahangaha ndeba ahantu byageze he kuko n'ubundi 2014 ni mu Rwanda gusa twazirebaga iyo myaka ishize yose n'ubundi zikiri mu Rwanda still now icyo ngiye ndeba ni aho mukura ibintu naho mubigeza si aho bikiri ako kanya kuko bikiri iwanyu nyine of course iwanyu barazireba ikindi uyu munsi ubu ngubu ukuntu Kigali imeze umwaka utazi ko izaba imeze izaba yahindutse cyane yarabaye nziza kurushaho rero icyo gihe filime nikorwa uzere uvuge ko se izi fritters mbona muko ari nziza cyane aba bantu ko mbona basa neza cyane aho ngaho uzahita uvuga uti burya bya bintu byose byateye imbere ariko mu gihe kiri mu Rwanda gusa icyo gihe nasabona bagenzi banjye reka dukora ibintu birenze cyangwa se birenga imipaka birenga imipaka pana kuvuga ngo twateye imbere just mu Rwanda no that's way ubivuze neza cyane ati turenge imipaka hanyuma mu kanya gato reka tuze tugaruka nyuma yo kumva igisonga tugiye kumva right now hanyuma uze none utubwira mu by'ukuri ni iki mwifuza cyane kuri bano bashoramari nk'uko wagombaga ubivuga ati turifuza ko abashoramari bashora imari muri sinema zacu ndetse n'ikindi ubona utekereza ko wakabaye usaba of course uragisaba ariko ugisabe industry muri rusange kugira ngo kize gipushinge cyangwa se cyongere gisupporting industry tubone natwe hari aho iri kugira nk'uko umaze kubivuga muri rusange so twumve kwanza unconditional bay ni Ali Kiba ndetse na So ingoma imaze imyaka 10 nkuko tujya tubigenza buri wa gatandatu akenshi tukugarura zamano kidogo kuri za ndirimbo za kera ho gato ariko abagenzi sana bagenda nanone bamenya icyateza imbere sinema nyarwanda ndetse no kumbagamizi aba director bagenda bahura nazo mu bijyanye no gutunganya sinema zabo n'ibindi nk'ibyo bigiye bitandukanye hanyuma isasa zirenze 35 muri studio zacu Derek turebeye hamwe muri rusange imbogamizi n'ibindi nk'ibyo noneho dufasha ka pause k'indirimbo kugira ngo tuze tugaruka noneho tubwira icyo ubona cyakabaye solution kugira ngo noneho tugireho twifuza kuba twakagize yego turi kuhabona ariko tuzahagira hari yindi ntambwe n'ubundi twifuza kugera cyangwa se abo twireferaho nabo hari indi ntambwe yindi bamaze kugira ariko ati liste turi kubalansinga na muri rusange niki ubona cyakabaye gikorwa so icyo mbona cyakabaye kuba gikorwa cyane mbere na mbere mbanze nisabire na minister ushinzwe ufite imyidagaduro mu nshingano nuko banza kudushyiriraho ubuyobozi buhamye bw'ibintu byacu nyine ibintu bya sinema kuko mu muziki sinzi nimba wenda baba bafite abayobozi ariko urabona ko byo byateye imbere cyane natwe turashaka kugira kuri level imwe n'umuziki tukazamukira hamwe nimba ari ukumenyekana tukamenyekanira hamwe kuko ibintu byacu ubona ko abantu nyine barabikunda cyane njye mbona music yacu buryo i Burayi cyangwa se no hanze y'u Rwanda ngo ni ibintu bikomeye cyane sibyo so ikiriho rero uyu munsi wa none twe turashaka ko byibuze badushiraho ubwo buyobozi bwacu bwo muri sinema noneho tukajya dusaba n'izo nkunga zo kugira ngo dukore ibintu byacu biciye mu urwo rugaga rw'abantu bakora sinema so ikiriho rero icyo ngiye rwose navuga kuko abantu uyu munsi none abantu babyinjiramo nakubwiye ko nakajagari barabyinjiramo akinjiramo avuga ati ndashaka ese ko mbona runaka guza imodoka abikuye muri sinema kuko ngiye nayigura agahita abyinjiramo yashyiramo miliyoni 2
cyangwa 3 cyangwa 4 sinzi yabona nta kintu kivuyemo nari 100 akuyemo agahita avuga akose ibi bintu ninjiyemo n'ibiki agahita bivamo urumva ko tiyari we yazanye akavuye mu bintu bya sinema muri filime cyane none binatuma abanyarwanda bishyiramo ko abantu bose bakora iyo sinema ariko bameze bakavuga akose izi filime z'abanyarwanda ibingi ndabirebye umunsi ageze kuri episode 10 ese bivamo ese uyu nguwe urumva nyine bagafata abantu bose gutyo ko ariko bameze kandi mu by'ukuri siko bameze sibyo so icyo ngiye nasaba inzego zishinzwe imyidagaduro ni ukuduha ubushobozi kuko nabo bantu babyinjiramo bashoye none bamara gushora babona nta kintu bakuyemo bagahita bivamo ariko uramutse ufite ubushobozi bajya babikora cyane ukaba ari umurongo nyine uhamye wabyo ikindi nanasaba n'abantu babikora mu byinjiramo muzi byo mujemo sibyo mureke kuza muvuga ngo se ngo ko Derek yakoze iyi filime ikaba yakunzwe cyane nanjye reka nyikora ikundwa cyane imere nk'uko yabikoze none ugahita uza ukanashishura cya gitekerezo cyanjye kwa kundi filime yanjye ikoze ukaza ugahita ubishishura cyangwa hari filime mu Rwanda rero ugahita ubata cyane uretse ku izina cyane ugahita uza ukayishishura iyo ishishuye rero nibwo nyine ucanga abantu bakavuga bose abantu bakora ibintu bimwe bimeze kimwe ko tubona tutazi ukuntu bimeze so icyo ngiye nasaba bagenzi banjye ari kubizamo ni ukuza bazi icyo baje gukora nimba wiyemeje gushora muri sinema injiramo ubizi neza ko ahantu ugiye gushora so ntabwo ahantu uri buhite wungukira ako kanya ni ahantu biraza kugusaba gutegereza kubanza gukundwa nese urashaka kwinjira muri sinema ugahita umenyekana ugahita winjiza uranamenyekana nta n'umuntu ukuzi ubwa mbere ubijemo nese urashaka ga pressure ushaka kuvuga ugahita umenya kugenda ntabwo byakunda sibyo ntabwo byakunda nabo ngo ba Grace twavugaga n'ubu hari uko babitangiye n'ubu batangiye ari batoye batangiye badashaka guhita binjiza ko Grace ndamwibuka muri movie yitwaga Zarazishya yinjiyemo ari umwacteur usanzwe yanabyisabiye kugira ngo mushyiremo banabyanze rwose ari we bisabye anabyanga bamukaniye aranabyanga pe ariko bakimara kumushyiramo bakibona ibintu bimurimo nibwo nyine nawe yagize gute yaje gufatisha nyuma ubu ngubu n'umwe mu bantu bakomeye cyane muri industry ya sinema mu Rwanda so icyo ngiye mvuga rero abantu bari kubyinjiramo babajine batoye baze batavuga ngo nimba kizemo 500 n'urugero leta ngo 800 cyangwa miliyoni ubye ntabwo byakunda nta muntu kuzi so icyo ngicyo nagisaba abantu bari kubyinjiramo reke nyine kuza bateza akavuye muri ibi bintu byacu dukora kandi ntabwo ari byiza so ku buyobozi rero nibwo nabivuze nyine nagize icyo mbasaba ni ukudushyiraho inzego zacu bagafata nk'abantu basanzwe icyo ngiye nabasaba bazafata abantu basanzwe bari muri sinema ntibazazana abantu ku ruhande batazi ibintu bya sinema ngo bajye kuzana mu DJ kuko wenda ntabwo natanga reka mwihorere bajye kuzana mu DJ cyangwa umuhanzi bamushyire mu ya zana abantu n'ubundi basanzwe birimo bazi imvune z'abantu z'abo bantu bakora sinema bazi uburyo bavunika bazi icyuya cyabo ukuntu kiba kimeze buri bazanamo ubu ngubu ufashe Grace ukamushyiramo hariya sindi kumusabira sindi kumwamamaza ariko mumushyizemo ukamubwira ati yobora bagenzi bawe ndabizi ko azi 100% imvune z'abantu bakora sinema ukuri ziba zimeze nawe nyine yabyishyiraho ukagira ikintu asaba bitewe n'uburyo abona sinema akavuga ati wenda ubu ngubu muri 2020 kangahe kuri uru rwego muri 2030 wenda izaba igeze kuri uru nidukora gutya neza cyane kabisa neza cyane icyo ngicyo rwose ngiye nasaba ubivuze neza cyane ugize n'icyo usaba kandi nemera ko industry ya sinema nyarwanda nimwe muri industry navuga ikostinga cyangwa se isaba ubushobozi burenze ubwo abahanzi bakora indirimbo komsaya n'ibindi nk'ibi mbese umuhanzi akora indirimbo wenda afite team y'abantu nk'icumi cyangwa bangahe ubwo ngabo nibo ngiye nibuka cyangwa se nibo nzi nabashije kubona kuri set z'abahanzi cyane ariko we ikintu abasabwa we abanafite rega n'umuntu mutera inkunga avuga ati kuko nk'urugero ubu ngubu umuntu uzwi kuri indirimbo avuga ati mfasha gutya nimenyekana nawe uzamenyekanira mu cyangwa se ibikorwa byawe kuza kuko ubu ngubu wenda nk'urugero ushobora kuzana ngasaba Fine FM nkavuga ati mume support yo gukora filime runaka bakambwira bati se filime urashaka wenda inkunga igana gute nkayibabwira irejo wenda ya drone nka senkani sibyo bakambwira bati se ko tubona ntabwo nyine movie ntabwo ari ikintu kirebwa cyane hano mu Rwanda izo amafaranga azagaruka ati ukabura ibisobanuro
ariko umuhanzi we yaza nk'urugero wageze nk'umuhanzi uzwi cyane uza kugusaba support akavuga ati ndashaka kunshorera amafaranga gutya bitewe n'uko usanzwe ubona ibikorwa akora uhavuga uti okay ntacyo aho ngo kwinjiza biroroshye cyane. ubona mutaba mukeneye maybe urugendo shuri kugira ngo musure izindi nganda ziproducinga mugire namwe icyo wenda mwungukiramo wenda muze mugire nanone ibyo muhindura hano aho kugira ngo nyine tubirebere ariko mu by'ukuri mutigere kuri set iriya ngo mugire wenda ubundi bumenyi wenda mwakura hanyuma muze muhindure mu byo mwakoraga wenda n'abo bantu bavuga bati buryo abantu bari seriye ko bari kutwereka aho tuzungukira bari kutwereka izindi platforms zirenze YouTube ushaka twacururizaho n'ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. ubona icyo kintu maybe kidakenewe ku ruhande rwa sinema nyarwanda? kirakenewe cyane, urugendo shuri ni ikintu gikenewe cyane kubera ko wa mugani ruramutse rukozwe cyangwa se nk'abantu bakishyiramo bakajya nko muri Nigeria bakajya Tanzania bakajya za South Africa bakajya kwiga ibyo bagenzi babo bakora bakabaza bati se urwego bigezeho mwabigenje gute ko sinema ya Nigeria ari mu masinema azwi cyane ku isi byagenze gute kugira ngo mugire kuri level mugezeho uyu munsi wa none urumva. So urwo rugero shuri rwakorwa ariko nanone ushaka gusanga rurakozwe yego nibyo baragarutse ariko n'undi ugasanga barakora the same n'ubundi byo bakoraga sibyo ugasanga ntacyo kubera nyine ya power ubundi ikintu ngiye mvuga cyane suko ibintu byose byiza bigirwa n'ubushobozi biterwa n'ubushobozi rwose neza cyane. Tukara ku musozi kugira ngo tukurebere ukomeze n'izindi gahunda wari ufite ikibazo cyanyuma cyo kubaza hari collaboration twajyaga tubona way back muri sinema nyarwanda tukabona abakinnyi ba sinema nyarwanda bari guhuza n'aba Nigeria muri sinema imwe cyangwa se n'abarundi cyangwa se n'abatanzania ukabona rukuntu bari ku mixingiramo ba star bo muri ibyo bihugu komsa nkuko tubibona mu ndirimbo nakoranye no mu Nigeria ndaza iranzamwe n'ibindi nk'ibyo. Iyo collaboration ko tutakiyibona muri sinema nyarwanda ahanini byatewe n'iki? So bari aba Nigeria cyangwa na bo barundi n'abaki bose uyu munsi wa none icyo gihe wenda nibwo kizamuka Nigeria yari kiri kuzamuka itaragira kuri ya level nyine nk'igezeho uyu munsi wa none ariko ubu ngubu ibintu byinshi byabaye business aravuga ati ntacyo turakorana dore gukorana twese tukiri hasi ko twe twaragusize ubura cyari inyuma uyu munsi wa none kugira ngo nze dukorane birasaba ko wenda unyishyura bingana gutya bitewe n'umwanya ndi bufate nzaho ngaho bitewe n'ibindi bikorwa byanjye ndi buze gusiga nakoze kugira ngo nze nite ku byawe cyangwa se dukore nyine hagati yanjye nawe dukorane birasaba ubushobozi bungana gutya ugasanga aguciye ubushobozi burenze cyane ubwo ari kuzashyira muri projet yawe wenyine urumva. So rero mbona ko twirangayeho nyine baradusiga bamaze kudusiga ubu ngubu kugira ngo tuba approaching bisaba ko twe tubishyura none tukabishyura igiciro kirenze cyane. Icyo ngiye nakwisabira abo bagenzi banyu dukora ibintu bimwe dukore ibyacu tubyiteho tubihe agaciro mbere na mbere nubwo nta bushobozi bwinshi burimo ariko ndizera nashidikanya ko mu gihe tuzaba twabikoze neza dushobora kuzagira nyine ba bantu twakaga ubushobozi bakatwiryaho nabo bashobora kuzaza bavuga bati ati burya nuko bimeze cyane kabisa n'ibindi nk'iyo. Derek nukuri reka ngufate iyi time ngushimire sana nubwo tubona time kugenda yiruka nka byatari buriya n'ikindi gihe maybe ahabaye mu rugo any time wakenera kuba hari icyo wasingiza abanyarwanda kuri projet runaka waza ni radio of your choice uze tuganire n'abandi bagire ibyo bamenya kuri projet zigiye zitandukanye wenda muba mufitiye abanyarwanda. Reka ngushimire sana kandi kwizera success muri byose. Urakoze cyane mbere na mbere ndagushimiye cyane nshimiye radio Fine FM so nshimiye n'abantu bose bakomeje gukunda ibyo dukora kandi bakomeza bikunde cyane hanyuma abakunzi biriya channel yacu ndetse n'iriya sinema yacu iraseri iriya season mu minsi iri imbere baraza kubona ibindi bice kuko nababwiye ko ndi gushutinga muri iyi minsi hari habanje kuba akabazo gatoya kajyanye n'ubushobozi ndabivugisha kuri sengenya kugusha ku ruhande urumva. So aba boss rero kuri muri team barabanza babyigaho baravuga bati kugira ngo bigende gutya nuko twabikora gutya tubaze dutegereze ariko ubu ngubu
bisa nkaho byamaze kujya ku murongo twatangiye gushutinga n'ubu ngubu mvuye muri shoot n'ejo mfite indi nakuruhuka kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane hanyuma wenda sinzi kuko ari nk'abantu bajya bambaza bati nk'abantu bashaka kwandika cyangwa se kuko njyewe niko kazi kanjye abantu bakeneye aba director ukeneye director muri filime yawe ikagera ahantu kure cyane cyangwa se ikanamenyeka kuko njyewe impamvu mbikora gutya ari sinema nagiyemo cyane nuko sinema nicyo kintu naje gusanga ari kimwe mu bintu nyine njyewe nisanga muzi cyane kuko narafashe n'umwanya wo kujya kubyiga so donc uri gukora ikintu wize usibye no kubona narabyize ni na passion kandi passion njye nemera ko iruta no kubyiga narabyize kabisa niyo mpamvu imvune zose zihanganira ugakomeza ugakora kuko burangiye ikintu nkunda sinjya mvuga ngo imvune zirimo ibyo sinjya byitaho ngenda bikora until the end byagenze neza cyangwa nabi ibyo ntabwo byitayeho njye icyo basabwa no gukora cyane hanyuma wenda ko turi gusoza ko n'amasaha wambwe niyagiye eka wenda nk'abantu bashaka gukina bashaka director n'abantu nambaye WhatsApp bakanyandikira kuri WhatsApp tukareba noneho twabona projet zabo wenda twakorana n'ibiki byose tugapanga yego so ni 079 gatatu gatanu gatanu 8 no 079 gatatu gatanu gatanu 08 karindwi karindwi so ushaka ko dukorana okay 079 gatatu gatanu gatanu 08 karindwi karindwi mufite projet rwose yabona akeneye director abumagara nta kibazo ko buriya nkuko twabivuze ko director ari umwe mu bantu baba bakomeye muri sinema ari nk'igihe umuntu avuga ati reka byose nzajya mbyikorera gusa byose wabifatanya ugakunda ntabwo bibaho ni iyihe channel zinyuraho wenda n'ugize amatsiko kuri so uyu munsi none ziri kunyura kuri channel ya Joe Armel ariko ifite n'izindi channel zikomatanyirijeho gusa zozo reka nzihorere bitewe n'impamvu runaka Joe Armel kuri YouTube channel bagiye bandika gutyo hanyuma barajya babona iyo season turi gukora izaba igizwe n'ibice byinshi cyane kuko dufite gahunda ko tuzakora byibuze kugeza kuri episode 50 twabona abantu bakomeje kubikunda cyane tukanarenzaho kabisa neza cyane Bwana sana tukwifuriza success muri byose thank you so much kabisa God bless you yaba wowe professor wa mbere mu Rwanda bwana kabisa mu kiganiro cya mbere cya entertainment mu Rwanda I'm so happy kuba ndi hano kabisa mu kiganiro cya mbere cya showbiz hanyuma na Mr Patrick bwana kabisa nawe n'umwe mu bajene bafite amafaranga menshi cyane aho garaza kuyimbwira neza mu birigaragaza man ngero umudo wanjye mu mafaranga ni professor man yari kavuganaga nawe director wa sinema nyarwanda mushimira cyane kuri time yiwe hanyuma ndakiri kuna Patrick ndagaruka mu kanya nyuma ya Jose Chameleone akubwira ngo badilisha ananina badilisha man erede